Reka dusenge Imana hanyuma tubone kuganira ijambo ry'Imana. Haleluya, haleluya. Amazina yanjye nitwa Nyiramukiza Betty. Imana yarampamagaye ngo nkorera umurimo w'Imana muri ADPR hano Kacyiru muri Chapelle Internationale. Ndi umumama w'abana batatu. Yesu yangiriye neza, nshishijwe bugufi no kuvuga ijambo ry'Imana, kuko ijambo ry'Imana rirera, ijambo ry'Imana riraturuta twese, ijambo ry'Imana ririhagije, nta nubwo ari ugupfa kurivuga. Rwose ndumva nshishijwe bugufi cyane no kuvuga ubwami bw'Imana, no kuvuga kugira neza kw'Imana, no kubwira abantu ko dukwiriye gukizwa tugahinduka. Mbere yuko dutangira rero ndagira ngo dusenge Imana hanyuma tuganire ijambo ry'Imana. Mwami Imana yacu, uri Imana yera, uri Imana ikiranuka, uri Imana ikomeye, uri Imana yihagije, uri Imana yakunze abari mu isi cyane, wemera kuduha Yesu, umuduha. Turi abanyabyaha, turi babi, wemera kuza mu isi, uradupfira, uratwitangira, uratubambirwa kugira ngo turuhuke. Ijambo ryawe ryaratubwiye ngo yemwe abarushye n'abaremerewe nimuze musange ndabaruhura. Mana, nta yindi ntego washyiriyeho abantu bakwizera, nta yindi ntego wadushyiriyeho ubambwa ku musaraba, kwari ukugira ngo tuvuge ku rupfu rwawe, tuvuge Mwami uburyo waje kudushaka ukadukiza. Ariko kugeza kuri uyu munsi umwana w'umuntu akaba akininira, ataremera kwakira imbaraga washyize muri we. Mwami Imana, turagusaba ngo udushoboze, duhagaritse imigambi y'abadayimoni mu izina rya Yesu. Iri jambo tugiye kubwira abantu ni ijambo ribohora, ni ijambo rikiza, ni ijambo umunyabyaha yakumva akaruhuka umutima mu izina rya Yesu. Ni ijambo uwakijijwe yakumva akabasha gukira, akabohoka, kuko nta wundi ubohora usibye Yesu. Turagushimiye kubw'izo mbabazi watugiriye, turagushimiye. Haleluya. Tuzamuye amaboko imbere yawe, tuguhaye icyubahiro. Uri Imana yera, uri Imana ikiranuka, uri Imana idakangwa n'ibikomeye, uri Imana idakangwa n'ibihe bibi, uri Imana igitegeka ibihe. Mwami, muri kano gahenda gusaba kugira ngo imitima y'abantu bari imbere yawe bafashwe n'iri jambo, kandi ijambo ribahindure, ijambo rigira aho ridukura kandi rigire naho ritugeza. Nanjye ugiye kurivuga ndi umuntu, sabye imbaraga z'Umwuka wera mu izina rya Yesu Kristo, amen. Bene data, nshuti z'umusaraba, ndashaka ko tuganira ijambo ry'Imana kuri Arabohora TV. Ubundi Arabohora TV ni channel yo kubwirizaho ubutumwa bwiza, abantu bagakizwa, abari barushye bakaruhuka, abari baremerewe n'imitwaro Yesu akayibatura, abari badashobora kubabarira, abumvaga batababarira, Imana ikabashoboza kubabarira. Nta kindi rero kibitera nuko umuntu yemerera Yesu akamuyobora. Haleluya. Akayobora ibyiyumviro bye, akayobora intambwe ze, akayobora imikorere ye. Imana rero ibaha umugisha bakunzi Arabohora TV. Reka dutangire. Turasoma ijambo ry'Imana riri hano mu Itangiriro 28. Turasoma umurongo waho wa 15. Mbere yuko dusoma hari umuririmbyi umfasha cyane w'108. Ndumva naririmbaho igice kimwe, kuko ni umuririmbyi w'abantu bafashe decision yo gukurikira Yesu, kandi nanjye intego yanjye ni ugukangurira abantu gukurikira Yesu bakavuga ukuri nk'uko kuri mu mitima yabo. Reka rero tumuririmbe. Genda umukristo nzahora ndiwe, mu bintu byose ngeze kugupfa. Genda umukristo mpora mbihamya,
naho igihugu cyose cyanseka. Genda umukristo wo mu mutima, kuko ubu nsigaye nkunda Kristo. Icyatumye apfa yazize njyewe, nabuzwa n'iki kujya mukunda. Icyatumye apfa yazize njyewe, nabuzwa n'iki kujya mukunda. Genda umukristo umva ubwo buntu, narakijijwe nkurwa mu byaha. Ibyino mu isi ndabihinyuye, sigaye nifuza ibyo mu ijuru. Genda umukristo gakondo yacu iri mu ijuru ku Mana yacu. Nta nzara ibayo, nta n'imiruho, abaho bose baguwe neza. Nta nzara ibayo, nta n'imiruho, abaho bose baguwe neza. Genda umukristo, icyo ni ikintu gihumuriza umutima wanjye, kinyibagiza ibyago byose, nkumva nduhuwe n'umwami Yesu. Genda umukristo uko ndi kose, maze ninumirwa ngiye gupfa, nzagira ibyishimo bitavugwa, nzabona ihirwe ngiye mu ijuru. 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 Amen. Imana ibaha umugisha. Uyu muririmbyi aramfasha cyane, aho avuga ngo genda umukristo nzahora ndiwe mu bintu byose ngeze ku gupfa. Ni ukuri yari yarafashe icyemezo cyiza, aravuga ati jyewe ndi umukristo nzahora ndiwe mu bintu byose. Haleluya. Ntabwo ari kuba umukristo mu bintu bimwe ngo ibindi ubireke. Ntabwo ari kuba umukristo mu bihe byiza ngo ibi nibikugeraho ureke kuba umukristo. Oya, kuba umukristo mu bintu byose kugeza ku gupfa. Imana idusure cyane. Bene data rero ndagira ngo mbabwire, ni ukuri nta kindi kintu gitanga amahoro muri iyi si usibye kuba uri muri Yesu. Ayandi mahoro yose ni ay'akanya gato, ariko umuntu uri muri Yesu, umuntu wemereye Yesu agakizwa, agira amahoro menshi atemba nk'uruzi. Haleluya. Reka tuganire rero uburyo uyu mukristo yafashe icyemezo, aravuga ngo genda umukristo nubwo igihugu cyose cyaseka. Ibaze wadesize nawe ukavuga uti nanjye ngiye kuba umukristo nubwo igihugu cyose cyaseka, nubwo abantu niringiraga baseka, nubwo banyanga, ariko ndi umukristo. Mu by'ukuri bene data, kuba umukristo ni ibintu abantu bafashe icyemezo bagira intambara nyinshi. Ni ibintu byiza cyane, ariko bibamo intambara. Ariko nyuma y'intambara tuzabona ubugingo. Imana ishimwe. Turaganira rero uyu munsi ijambo umwuka w'Imana yampaye, numvise riri gufasha ubugingo bwanjye. Ni ijambo riri mu Itangiriro
ibice byaho 15 ibice 28, Itangiriro ibice 28 umurongo wa 15. Iri jambo riramfasha ku rwego numva umuntu wese ryamufasha. Amen. Iri jambo riravuga ngo dore ndi kumwe nawe, nzakurindira aho uzajya hose, kandi nzakugarura muri iki gihugu, kuko ntazagusiga ntarakora ibyo nkubwiye. Amen. Iri jambo rifite imbaraga. Dore ndi kumwe nawe. Imana iragupromisinga cyangwa iragusezeranya ko iri kumwe nawe, ariko kugira ngo ibe kumwe nawe rero ni iki usabwa? Dore icyo usabwa: emerera Yesu banze umwakire. Noneho iri jambo rivuga ngo dore ndi kumwe nawe, nzakurindira aho uzajya hose, kandi nzakugarura muri iki gihugu, kuko ntazagusiga ntarakora ibyo nkubwiye. Duhereze Imana icyubahiro. Imana iravuga ngo nzakurinda mu bihe bigoye, muri korona no mu bindi byorezo bizaza. Imana izakurinda kandi izongera ikugarure mu gihugu cy'amasezerano. Imana ishimwe. Hari igihe ugeragezwa cyane ukava mu gihugu cy'amasezerano, ugahura n'ibintu bikomeye, ugahura n'urugamba, ukabona ibyawe byarangiye, ariko Imana yokagira haleluya, abahungu n'abakobwa bayiramya, irakubwiye ngo dore ndi kumwe nawe, dore ndi kumwe nawe, nzakurindira aho uzajya hose, kandi nzakugarura muri iki gihugu. Nubwo wari warataraye ukajya kure, Imana irakubwira ko izakugarura. Imana ishimwe. Nubwo umaze igihe kinini uri mu bigeragezo, ibyaha byarakwituga tugiye ku rugi rw'umutima wawe, Imana irakubwira ngo dore ndi kumwe nawe, ndashaka kubivamo kugira ngo nkugirire neza. Imana yakugiriye neza, Imana iratugaburira, ariko mu by'ukuri usanga abantu baramaze kurengwa, bakibagirwa Imana, bakibagirwa igihe basengaga, igihe bavugaga bati Imana nunkura ahangaha nanjye nzagukorera. Ariko Imana ishimwe kuko igira imbabazi nyinshi. Imana irakubwiye ngo dore ndi kumwe nawe, nzakurindira aho uzajya hose, kandi nzakugarura muri iki gihugu, kuko ntazagusiga ntarakora ibyo nkubwiye. Imana idusure cyane. Aya magambo ni amagambo adusubizamo ibyiringiro. Ubundi Imana impamvu ivuga aya magambo nuko izi neza ko turi abanyantege nke, nuko izi neza ko imitima ihabye. Dukeneye ijambo rivuga ngo witinya, ndi kumwe nawe, nzakurinda. Haleluya. Noneho reka mbaho urugero. Imana yarinze Saduraka, Meshaki na Abedinego igihe babataga mu itanura ry'umuriro. Bariya basore bafashe icyemezo, baravuga ati twebwe turamaramaje, nubwo ibintu byakomera, nubwo abantu batwanga, nubwo bavuga ko tugiye gupfa, twebwe turiyemeje, tugiye guhamya umwami Yesu. Ngo barabafata rero babata mu rwobo mu itanura ry'umuriro. Nubwo babataye muri iriya tanura ry'umuriro, Imana yakomeje kubabwira ko iri kumwe nabo, izabarinda. Haleluya. Imana ishimwe kuko igiturinda ibikomeye byinshi byo Satani agambirira, ibyo ashyiraho mu nzira atega, amagambo y'urucanege. Imana ishimwe ko izagiturinda kandi izagiduha imbaraga. Aya magambo rero afite intego ivuga ngo iby'abantu b'Imana bifite ubikurikirana, kandi ubikurikirana nta wundi ni Yesu ubohora, ni Yesu ukiza, ni Yesu ubabarira. Haleluya. Niyo mpamvu rero Imana yakurikiranye Saduraka, Meshaki na Abedinego. Nubwo bari mu itanura ry'umuriro, Imana yarabakurikiranye, Imana irabarinda, Imana irabarwanirira, Imana irabatabara. Bibwiraga ko bagiye gushya, ariko nta muriro utwikundi. Ijambo ry'Imana tubwira ngo abana b'abantu Imana yabagize imiriro, abamarayika Imana ibagira imiyaga. Ni ukuvuga ngo nta muriro utwikundi. Umuriro warabarebye kuko bari abana b'Imana, kuko bari barafashe icyemezo, barakijijwe. Baravuga ngo nubwo byakomera, twe dufashe decision, ibyacu bizakurikiranwa n'Imana. Iyo wihaye Imana, ibyawe niyo ibikurikirana. Ibigerageza irabikurinda, amakuba yazi ikakurinda, abakwanga bakurwanya ikaguhagararaho. Niyo baba baje no kugutema, Imana ihita ivuga ngo ndi Uwiteka, muhagararaho.
Imana ishimwe. Reka mbabwire, hari n'abantu ngo bazi kuroga cyane ngo bajya no kwa nyabingi na hehe. Iyo umwami Yesu ari muri wowe, Yesu aguhagararaho, ibyo nta mbaraga bifite. Mbaraga z'abadayimoni zaratsinzwe. Yesu ni umunyembaraga, Yesu arihagije. Imana ishimwe. Ndagira ngo nguhumurize, kuko ibyo abantu b'Imana bifite gikurikirana. Umuntu Imana yaremye iramukunda, ntago yamutakaza gutyo. Ndagira ngo nkwibutse ko Imana ikigukunda. Sinzi impamvu aya magambo ariyo yabayemo manini muri jye, ariko buriya ni umwuka wera w'Imana. Ibyawe bifite gikurikirana. Ibuka ukuntu yagukurikiranye, ariko Imana ishimwe. Igihe wari muri gereza yaragukurikiranye igukurayo. Igihe wakoraga impanuka iragukurikirana igukurayo uri muzima. Igihe warwaraga ukaremba, abawe bose bamaze kubona ko byarangiye, Yesu yaraje aravuga ngo biratangiye. Igihe wabonaga urugamba rwaguhagurukiye, ari n'urwo mu itorero, ari n'urwo hanze, Yesu yaritamuruye. Azagukurikirana rero, witinya. Imana ishimwe. Iby'abakiranutsi cyangwa iby'abantu b'Imana bifite gikurikirana. Urundi rugero nabaha, yakurikiranye ibya Daniel. Daniel umugaragu w'Imana yafashe icyemezo, naravuga ngo Imana niringiye ibasha kunkiza amaboko yawe mwami, ariko nubwo itankiza ntabwo ndi bupfukamire igishushanyo cy'izahabu wakoze. Afata icyemezo, maze Imana nawe iramukurikirana. Mwibuke ageze hariya mu rwobo rw'intare, yagezemo, amaze kugera mu rwobo rw'intare, intare zimurebye zibona ari kumwe na Kristo. Haleluya! Zibona ari kumwe na Kristo. Intare nazo zimukorera protokole. Intare ziramwiyegereza, kandi intare murabizi, intare bari barazishonjesheje. Ariko umwami Imana abwira ziriya ntare ngo muhave, uyu winjiyemo ntabwo arika, ni umukozi wanjye, ni umwana wanjye, ntabwo mumurya. Stop, mureke mu kanya, murabona ibiryo. Imana itugirire neza. Imana rero irinda Daniel muri ruriya rwobo rw'intare. Daniel ntacyo yabaye, asohoka ari muzima. Mwibuke umwami azindutse mu gitondo aravuga ati, Daniel, Imana yawe ukorera yabashije kukurinda. Daniel aravuga ati, mwami, ari wowe nta cyaha nagukoreye, ari n'umwami nta cyaha namukoreye. Umwami Imana yandinze. Imana itugirire neza. Mwibuke ubwo burinzi bw'Imana nibwo Imana irimo ibemerera bene data, nibwo Imana irimo ibabwira yuko izabarinda kandi izabakurikirana. Iyakurikiranye Daniel nawe izagukurikirana. Iyakurikiranye Saduraka, Meshaki na Abedinego nawe izagukurikirana. Iyagukurikiranye cyagiye byarangiye niyo yongeye kukubwira ngo humura, ndongeye ndagukurikiranye. Imana nihabwa icyubahiro. Ibuka mubyeyi, igihe wajyaga ku bitaro kubyara, abaganga babonye ko bari bukubage, wasinye ufite ubwoba, ariko Uwiteka arirahira aravuga ati, ndagukurikirana. Haleluya! No muri sale dope, erega ibyo mvuga byambaye, nanjye naragiye. Bamaze gusinya ko bagiye kumbaga, nanjye sinye, mbwira Yesu, ni wowe niringiye, ni wowe nkorera, unkurikirane umbera Imana. Irankurikirana. Wowe se siko byagenze? Iringira Imana yawe, Imana izagukurikirana. Imana ibaha umugisha mwinshi cyane. Nabaha urundi rugero, yakurikiranye kandi Aburahamu umukozi w'Imana. Igihe yaburaga urubyaro yarababaye, ariko Imana iramukurikirana. Mwibuke igihe yacikaga intege, Imana ishimwe, amaze gucika intege, Imana iramubwira ngo, Aburahamu, sohoka nkwereke, reba ziriya nyenyeri, niko urubyaro rwawe ruzangana. Turagenda tubona ukuntu Imana yakurikiranye abakiranutsi, ikagira n'ubwo ibapromesinga ko izabaho urubyaro. Imana yarabikoze. None se mwene data, ni iki kiri kuguca intege? Ariko ngo ni ibihe bibi, ngo korona, ngo abantu bakuvuze, ngo abantu bakwanze. Ubundi se bagukundira iki? Reka Yesu agukunde, niwe wakumeneye amaraso. Kandi ijambo ry'Imana riravuga ngo, iyo imigenzereze y'umuntu inezeza Uwiteka, bituma n'abanzi be buzura nawe. Humura, ibyo bihe bibi bizarangira. Imana itugirire neza. Gikurikirana rero akomeje umurimo we,
akomeje umurimo mu isi, akomeje umurimo mu itorero, akomeje umurimo mu mahanga yose, azakurikirana abakiranutsi kugeza bagejeje mu bwami bwe. Imana idusure cyane. Yakurikiranye rero Aburahamu, iramubwira ngo sohoka nkwereke, reba ziriya nyenyeri, ni ku rubyaro rwawe ruzangana. Imana ishimwe. Kugeza igihe imuhereye umwana, imaze kumuha umwana kandi imusaba kujya kumutamba. Mwibaze namwe, yari amubonye mu zabukuru, ari ibintu bikomeye, ariko ubwo we wamutambara ntiwabanza gushyiraho impamvu? Reba impamvu ushyiraho itamugusabye, none se ubwo imugusabye. Aburahamu yari umugabo w'Imana, Imana imuha umugisha ngo afate umwana aramujyana. Igihe bari mu nzira barimo bagenda, Imana idusure cyane, igihe barimo bagenda umwana aramubaza ati se papa, ko tugenda igitambo kirava hehe? Aburahamu ntekereza ko yamubwiye ati humura, gikurikirana niringiye arakizana. Imana ishimwe. Bageze ku musozi Moriya, rwari urugamba rukomeye ku bantu babyaye, murabyumva. Agezeyo azamuye inkota, yamaramaje nawe, yafashe icyemezo cyo kubaha Imana. Agiye kuzamura inkota ngo atambe umwana we, yumva ijwi rimubwira ngo buretse gatoya, buretse, wait, buretse, ahubwo kebuka ku ruhande. Ngo akebutse, yambwiye ngo ngaho kebuka urebe. Arebye mu gihuru abona umwana w'intama. Ijwi riramubwira ngo ngiki gitambo, wikwica umwana wawe, igitambo ngikiriye. Iriya ntama yavuye hehe? Abankurikiye kuri Arabohora TV, yavuye hehe? Yavuye he? Yavuye mu bitekerezo by'Imana, kuko yaramukurikiranaga. Ndagira ngo rero nkubwire ngo ahavuye iriya ntama hagiye kuva igisubizo cyawe nawe. Urabona nta nzira, ariko niba wemera ko ku musozi Moriya iriya ntama yabonetse, Aburahamu ntiyice umwana we umwe yari afite. Niko Imana yigwatirije nawe kugira ngo ikugirire neza. Igitambo kizaboneka mu izina rya Yesu. Bwira umutima wawe ngo ahavuye iriya ntama harava n'igisubizo cyanjye, ahavuye iriya ntama harava ubutabazi bwawe. Umva, nibashake baba barimo bagutereza cyamunara, ahavuye iriya ntama hahayihagarika, hahagarika cyamunara. Ahavuye iriya ntama ku musozi Moriya ni kuri Yesu. Yahita izana n'igisubizo cy'icyo kibazo ubona kigukomereye mu rugo, byanze n'intambara. Ahavuye iriya ntama hahagarika izo ntambara zose mu izina rya Yesu. Ariko murabyakiriye bene data? Nimunyemerere mu byakire, kuko Imana irashaka kuhinduka, irashaka kuhinduka ikagukurikirana. Erega Imana igukurikiranye ukijijwe ni byiza, kandi nubwo udakijijwe iragukurikirana. None se Bibiliya ntivuga ngo ivubira imvura ababi n'abeza? Ariko ibaza ibintu Yesu yagukoreye ukaba ugifite gushidikanya. Imana idusure cyane. Gikurikirana rero yazanye intama ku musozi Moriya. Gikurikirana ni Yesu, ari we ubohora ibyaha, ari we ubohora imiruho, ubumuga, ibintu byose bikuremereye. Yesu arabibohora, aragukurikirana kugeza igihe akubohoye. Imana ibaha umugisha mwinshi cyane. Gikurikirana kandi yakurikiranye uno mudamu Hana, nawe byari bikomeye. Yari afite imvune yo mu mutima, nta muntu wari bumugirire neza, ariko gikurikirana abana nawe, aramurengera, aramutabara, kugeza igihe Hana avuga ngo uwari ingumba abyaye 7. Ariko ibaze nawe, erega Imana ntiyananiwe. Imana iragukurikirana etape by etape. Ikintu cyose uri kunyuramo, etape par etape, ikintu cyose uri gucamo, Imana iragukurikirana, Imana ikwitayeho. Nagira ngo rero mbabwire ngo Imana irababwira ngo dore ndi kumwe namwe, nzabarindiraho muzajya hose, kandi nzabagarura muri iki gihugu, kuko ntazabasiga ntarakora ibyo mbabwiye. Imana ibaha umugisha. Ndagira ngo mbabwire kugira ngo umutima w'Imana unezerwe, nuko wakira agakiza, nuko wakira Yesu. Hari igihe abantu bananirwa mu rugendo, akavuga ati nta by'abarokore ntaki, bitewe nuko abantu basigaye bera imbuto mbi. Ariko mwene data reka nkubwire, gikurikirana nubwo akomeje kukurinda, arashaka ko wera imbuto. Biratangaje, biteye n'agahinda kubona abantu basigaye bakora ibyaha kandi baba no mu rusengero. Ariko si ubundi ni gute uba mu rusengero ukaba no mu byaha? Niba ushaka gukizwa, maramaze
maramaza ukizwe. Niba kandi ubona bidakunda ubwo nyine byakunaniye, ariko reka kubivanga. Imana idutabare cyane. Ubundi gukizwa cyangwa gukurikira Yesu ni icyemezo umuntu afata ku giti cye atitaye ku byo azahura nabyo. Imana itugirire neza. Uriyemeza ukavuga ngo ngiye kunyura mu irembo rifunganye. Reka mbaho urundi rugero. Gikurikirana nubwo akomeje kuturinda, ariko durebe uno mugabo witwa Ntabwenge. Ngo uyu mugabo ni umuririmbyi, yaravuze ngo yagira ngo azinjira nk'uko abandi binjira. Ubu dufite abantu, Yesu we, bazi ko bazajya mu ijuru nk'uko abandi binjira. Gute se kandi utarakijijwe? Ndagira ngo mbatangarize ko ijuru rizajyamo abakijijwe. Uriba none ngo uzajya mu ijuru, urasambana ngo uzajya mu ijuru. Iryo juru se ni irya Kamonyi? Iryo juru ni juru ki? Ijuru ry'abana b'Imana ni ugukizwa. Haleluya! Ni ugukizwa, ni ugukizwa, ni ukwiyemeza, ni ukuva mu byaha. Jambo rye rivuga ngo dore kubaha Uwiteka nibwo bwenge, kandi kuva mu byaha niko kujijuka. Imana itugirire neza. Rero ndagira ngo ngana ku musozo mbabwira akantu kamwe. Hari agatekerezo k'inkende. Inkende zikunda imineke, murabizi ko ziyikunda. None inkende ngo ijya mu murima, ibona insina hariho igatoki keza kanetse. Inkende irusumbukuruza ngo igace, birayinanira. Irongera irasimbuka, birayinanira. Bimaze kuyinanira yita ivuga ati yewe nta bya ya mineke, reka nigendere. Ese koko buriya nta bya ya mineke we? Buriya byari biyinaniye. Nuko abantu baza mu nzu y'Imana bakabona ari byiza, bakaririmba bakabona ni sawa, ijambo ryawe bakabona ni byiza, ariko mu kanya gato yakubitwa n'ikigeragezo gikomeye, agahita avuga ati nta by'abarokore, kandi Imana igushyiriyeho umwigisha nyine, mera wige. Sibyo? Utekereza ko biriya naciyemo atari ukwiga? None se reka nyine mbabwire ibyo nize nawe wige, ishuri ryawe uryige neza kugira ngo Imana ikurengere. Reka rero kugenda uvuga ngo nta bya ya mineke cyangwa nta by'abarokore. Iby'abarokore birahari, ahubwo wananiwe, watsinzwe. Emera ko watsinzwe, ubwire Yesu ngo mbabarira. Emera ko wahize imihigo, ntuyihigure. Ibaze nawe, uravuze uti Imana nungeza mu mahanga, usibye ko mu mahanga nta nubwo ari mu ijuru, mu mahanga ni mwizi. Nungezayo nzagukorera, nzafasha abantu, none wananiwe no gukizwa, ahubwo uri muririrwa mu byaha, uririrwa ukora ibyaha, uririrwa witotombera Imana, uririrwa widroga, uririrwa yo. Imana idusure. Mwene data, ndagira ngo nkubwire yuko nubwo bimeze gutyo, gikurikirana akigukurikiranye, kandi azakomeza kugukurikirana kugeza igihe uzaneshereza. Wikwiheba, wikwiganyira, wicika intege, wibura aho uhungira. Ndetse Satani nanakubwira ko ibyawe birangiye, mubwire ngo mu izina rya Yesu biratangiye, umwami Yesu ari ku ngoma. Imana ibaho umugisha. Gikurikirana rero akomeje umurimo we, akomeje guperereza ngo arebe abashaka kumwakira by'ukuri, nibo shaka gusengana nabo, kuko iperereza ry'Umwuka rirakomeje. Rega ijambo rivuga ngo dore ibyo ujya ubikora nka kwihorera. Mu by'ukuri dukwiriye gukizwa naho abantu batatureba. Dukwiriye gukizwa no mu bihe ubona ko abandi banamutse. None se wowe urakizwa mu bihe byiza gusa? Urumva ibyo ari byo? Imana itugirire neza. Ijambo ry'Imana avuga ngo nubwo wowe wahinduka, Imana yo ntabwo igihinduka. Ndagira ngo nsoreze aha ngaha rero mbwira abantu batarakira Yesu kugira ngo baze bamwakire, kuko niyo ntego nyamukuru. Ikindi hano mu Baroma 8 haravuga umurongo wa mbere, aravuga ngo nuko rero abari muri Kristo Yesu ntateka bazacirwaho. Ngwino wihishe muri Yesu, niho hari ubuhungiro honyine. Ahandi byararangiye, ariko muri Yesu ntabwo birarangira. Reka kuba nk'uyu mugabo Ntabwenge wagendeye mu kigari, ngo aranagenda ageze ku marembo y'ijuru, bamubaza urwandiko rw'agatanga k'ijuru, ngo asanga atarufite. Rw'agatanga ka mbere asanga atarufite. Imana itugirire neza. Yagendaga nk'uko abandi bagenda, ntiyateranaga se, ntiyavugaga ko ari umupanekote, ntiyavuga ko ari umwadeperi cyangwa ari uwo muri Anglikani y'amacaci yose agaturika naye.
Imana itugirire neza. Imana sihuriye hehe n'amadini. Imana icyo ishaka nuko abantu bakizwa, bakamenya ukuri, bagakurikira Imana. Intego y'Imana kuri wowe nuko ishaka kukubohora. Ndagira ngo soreza aha nkubwira ngo Yesu arabohora. Uko yari arejo n'uyu munsi niko akiri. Kugira ngo rero ukomere mu ijambo ry'Imana ku bantu wenda bari barakijijwe. Ni icyemezo kiruta ibindi ushobora gufata uyu munsi, ni uguhitamo ikizayobora ubuzima bwawe. Nuhitamo Yesu rero niwe uzabuyobora. Wiyemeze ko nubwo hariho umuco, akamenyero, ibitekerezo n'amarangamutima, Bibiliya yonyine niyo izakubera itegeko ushingiraho ujya mu ijuru. Ufata icyemezo cyo kubanza kuvuga ngo ese Bibiliya ibivugaho iki? Nugeragezwa nk'uko nanjye nageragerejwe ku mwana, bagavuga ati ariko urababarira mu biki waretse. Ubanza uvuga utari ko Bibiliya ibivugaho iki? Kuko nanjye bimbona abajije Bibiliya ibivugaho iki? Ese Bibiliya irabyemera koko ko uyu muntu ntamubabarira? Ubanza ubaze Bibiliya, wumve icyo Bibiliya ibivugaho. Buri gihe cyose ugiye gufata icyemezo ku kintu runaka, wiyemeze ko igihe ijambo ry'Imana rigutegeka gukora ikintu, uzajya wizera ijambo ry'Imana ukagikora, byaba byumvikana cyangwa bitumvikana. Aya magambo ya Pawulo uyagire ayawe. Nizeye ibyanditswe, Imana ishimwe, mu mategeko no mu byahanuwe. Ngomba kuzura ukuri kw'ijambo ry'Imana. Imana ishimwe. Iyo wuzuye ijambo rero uranesha. Ndagira ngo mbakangurire kuzura ijambo ry'Imana. Ndagira ngo dusenge Imana. Waba ufite icyifuzo kigukomereye, waba se ubona mu muryango bitameze neza, Yesu arashaka kukubohora, Yesu arashaka kugukiza. Waba se kandi utarakira Yesu, ukaba wariyanze wumva ibyawe nta nubizi, nagira ngo nkubwire ko Yesu azagukurikirana. Yesu aragukunda. Kandi ikindi nababwira nuko ijuru rizajyamo abakijijwe, ntabwo ari abanyabyaha. Duharanire rero gukizwa. Reka dusenge Imana. Imana ibaha umugisha. Ndabashimiye cyane mwese uburyo iri jambo muryakiriye, kandi nizeye ntashidikanya ko iri jambo rizabahindura mukamenya neza icyo Umwuka w'Imana ashaka. Icyo Imana idushakaho ni ugukiranuka, tukavuga ukuri nk'uko kuri. Abantu benshi nyine bari kugoreka ukuri, bagashaka kuvuga ibidakwiriye kugira ngo ubuzima bube bwiza. Oya, ntabwo ari icyo cyazanye Yesu. Uyu muririmbyi natangiye yavuze ngo genda umukristo, icyo ni ikintu gihumuriza umutima wanjye. Yageze naho avuga ngo naho igihugu cyose cyaseka. Bene data rero mureke gutinya ibigeragezo ngo munanirwe guhamya Yesu. Muhamye Yesu, mukizwe. Iri ntabwo rireba abantu badakijijwe bo hanze y'urusengero n'abari mu rusengero. Batakijijwe neza nibaze bihane, bakizwe, bamenye Imana. Yesu aradusaba kwezwa no gutunganywa. Imana ibaha umugisha. Jewe numva nta yindi ntego y'ijambo, nuko dukwiriye gukizwa neza kugira ngo Imana itubere umugenga w'ubuzima bwacu bwose. Iyi Imana ni icyemezo ufata udashingiye ku muco, udashingiye ku kintu runaka, udashingiye ku marangamutima, ndetse nubwo abantu baba batabyumva neza, wowe ubyumva ute? Baza Bibiliya. Bibiliya iravuga ko nkwiriye gukizwa mu gihe gikwiriye n'ikidakwiriye, mu gihe abantu bakureba n'igihe abantu batakureba. Ariko reba ibintu wirirwa ukora, urasesera mu mahoteli, urakora ibyaha, uriba, magambo yarakurenze. Imana iturengere. Reka dusenge Imana. Abantu bifuza ko dusengana Imana, ni bareke dusenge. Mwami Imana yacu, uri Imana yera, uri Imana ikiranuka, uri Imana ifite imbaraga, uri Imana yakunze umwana w'umuntu kugeza ubwo wohereza Yesu araza arabambwa, apfa urupfu rubi ku musaraba kugira ngo tubohoke. Turagushimiye ko uyu mwanya ugiye kubohora aba bantu bateze amatwi rino jambo, abari babuze uko bagira, abari bari mu mwijima, abari bihebye, abari bananiwe, abari bacitse intege, abari babuze ubarengera.
ndagushimiye ko ugiye kubarengera mu izina rya Yesu, kuko icyakuzanye ni ugushaka icyazimiye. Mu cyazimiye rero hari abantu bemeye gupfukama, bapfukamishije amavi y'imitima yabo, ari abo mu Rwanda, ari abo mu mahanga, ari abazabyumva mu myaka iri imbere. Icyo sengeye ni imitima yabo kugira ngo izakire kubohoka, kandi kubohoka kwiza ni ukwihana ibyaha, ni ukumaramaza, ni ukwakira Yesu. Ndagushimiye, izina ryawe niryubahwe. Sengeye abarwayi baheze ku bisasiro, babuze ibyiringiro, mu izina rya Yesu mpagaritse imigambi y'abadayimoni. Senya ubwami bw'umwijima, senya ibitekerezo bipfuye, senya ibyaha mu buryo bwose, mu izina rya Yesu Kristo. Abananiwe kubabarira, uyu mwanya bahe kubabarira. Ingo zicumbagira, uyu mwanya zubake. Tanga amahoro mwami, turasenze mu izina rya Yesu. Reka ugumye kweza abantu bawe, kandi uko umuntu afashe icyemezo uba ari kumukurikirana. Ushimwe kuzatubera gikurikirana, izina ryawe niryubahwe. Tubisabye twizeye kandi twiringiye ko iri jambo rihindura ubugingo bwa benshi, mu izina rya Yesu Kristo, amina. Imana ibaha umugisha mwinshi cyane. Mufite icyo mushaka kuvuga cyangwa wenda mushaka gusengerwa, mba ndi muri biro hano ku rusengero ku bari mu Rwanda, mu Kanserege kuri ADPR. Hari umunsi wo kwirwa muri biro, nabaha nimero mugahamagara, ni 0783 146 27. Mwaza tukabasengera. Ushaka kwakira Yesu, ni na njyewe wigisha abantu bakiriye Yesu, nigisha umubatizo. Mubishoboye rero mwaza, umwami Imana abaha umugisha. Reka nsoreze aha ngaha, amen.